ibintu byatubayeho ni byinshi njye na mama pe hatubayeho ibintu byinshi harimo nk'ubwo twigeze gusohorwa mu nzu nta kintu dufite nta hantu ho kwerekeza dufite kandi ngo byitwa yuko nyine papa ngo na mama bari bafitanye inzu ariko papa aza kuyigurisha mama atabizi. Ibyo byabaye nawe urabyibuka? Ndabyibuka. Wari uzi ubwenge iyo nzu igurishwa? Ndabyibuka nubwo nari nkiri akana gatoya ariko ndabyibuka kuko Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha, si ngombwa kwirirwa ujya ahari, aho uri hose arabikuzanira, agufasha kumenya niba agukunda koko cyangwa ataguca inyuma. Agufitiye umuti utuma abagore bakundwa, umuti wirukana ibisambo, umuti ugaruza ibyibwe, atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima. Atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo, umuti uvura inyatsi, umuti wo kwihorera ku mwanzi, umuti w'insinzi, umuti wongera ubukungu, indwara zananiranye, amarozi y'ubwoko bwose, ahumanura kandi abantu bahumanyijwe, atsirika amarozi y'ubwoko bwose, ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse. Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi, akoresha imbaraga z'abakurambere, akoresha kandi amahembe y'inkorongo. Aragufasha wowe urwara igifu, impyiko, kubura imihango, guca imyeyo, ababuze urubyaro, abashaka uruhereko, abarwaye asima, diabete, iseru, kubyimba amaguru, kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye. Kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga, muganga aragufasha. Muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp. Ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye, ni kuri Kiza TV show nk'ibisanzwe. Nongeye kubasuhuza kandi bifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi. Kanizere ko mumeze neza mwese aho muri mu bihugu bye bitandukanye, hari abari mu Rwanda ndetse n'abari mu bihugu byo hanze. Mwese ndabasuhuje, ndabashimira ku nama n'ibitekerezo mugenda mutanga bigiye bitandukanye, ndetse n'ubufasha mugenda mutanga ku bantu bagiye batandukanye mu bijyanye n'ubuzima busanzwe. Hari benshi mugenda mufasha, kubwa byose rero ndabashimira. Uyu munsi ndi kumwe n'umukobwa mutoya tugiye kuganira, ntago mumuzi, ni ubwa mbere mumubonye, ni ubwa mbere tugiye kuganira nawe, ariko muraza kumumenya, agiye kutwibwira, muraza kuza kumumenya. Afite nawe inkuru ndende, afite byinshi ashaka kutubwira byamubayeho mu buzima bwe. Tujye tuganira n'abantu bagiye batandukanye, hari ababayeho mu buzima bubabaje, hari abarabaye mu buzima bwiza, hari ababaho mu buzima nyuma bugahinduka. Buri muntu agira story yiwe. Rero uyu munsi ubwo rero wenda reka mubabwiraho kugira ngo mube mwamenye, waratubwira amazina ye. Uyu ni Teta, ari we mwana wa Vicky, ari we waje tubwira ko yitwa Teta. Ubwo nimvuga Vicky wenda ntimumwibuka, wa mu mama wagiranye ikibazo na Samantha bapfa Gilbert, wenda kugira ngo mubashe kubyibuka neza. Rero muribuka ko twakoranye ikiganiro tubwira ubuzima bwe nyine bwa tutari tuzi, ubuzima bwe bwa kera tutari twarabashije kumenya. Uyu munsi nibwo tuganiriye n'umukobwa we, nayo tujye kuganira. Tubwiye ko afite umwana we n'uyu rero umukobwa mukuru urangije secondaire. Tuganirije byinshi, ngira ngo nimba mwarakurikiye ikiganiro mwarabyumvise. Ubu rero tugiye kuganira nawe kugira ngo nawe atubwire ubuzima yanyuranyemo na nyina butoroshye. Nyina yabashije kutubwiraho gakeya, uyu nawe rero atubwire ku giti cye nk'umwana we nyine ubuzima yanyuranyemo na mama we, kugeza aho bimwe muri byo byamugizeho n'ingaruka kugera uyu munsi. Tuguhaye ikaze mu kiganiro. murakoze cyane. Atubwira amazina yawe. Amazina yanjye ni Queen Teta nk'uko mwabivuze. Ni mutuye he? Dutuye Nyamirambo kurya nyuma, ahantu bita kuri Rubavu, sinzi niba muhazi. Uze kongeraho ijwi gato kugira ngo abantu baze kuza kukumva neza. Hanyuma twaganiriye na mama wawe, twari duciye tuziranye ariko tutari twarakuvuzeho, ntago yari atubwiye ko uhari nyine uri umwana we. Yabitubwiye nyuma ariko turanatungura kuko ntago nari nzi ko afite umwana ungana nawe. Gusa ni byiza rero, nifuje ko nawe watuganiriza ku buzima bwawe nawe mwanyuranyemo, cyane ko biki yarabitubwiye ariko ibindi wenda nawe uraza kuza kubitwibwirira. Mu mibereho yanyu we na mama wawe,
watandukanye na papa wawe umuheruka ungana gute? Isura papa wawe urayibuka cyangwa mwatandukanye uri mukuru? Bon, ubundi mama na papa batandukanye nari nkiri umwana mutoya. Ni kera cyane pe. Uramwibuka ariko? Yego. Isura yo urayibuka? Isura ndayibuka ko nyine hari nubwo najyaga njya kubasura muri famiye. Gusa nyine we ntago ari umuntu wakundaga kuba hari cyane. Abantu wenda nabaga nagiye gusurayo nabo bashiki be na nyogokuru. Umuheruka ufite nk'imyaka ingahe aho werukira kumubona? Ashize imyaka kuko hari ubwo twigeze guhurira nyine muri famiye, habaye nyine ibirori, hari wari wa graduatinze aho no duheruka guhurira, hashize nk'imyaka hafi nk'itatu cyangwa mudahura. Tudahura. Yego. Hanyuma ni igiki kintu cyabaye cyangwa se kuva mama wawe na papa we batandukanye, ni ikihe kintu wabonye kibi cyakubayeho muri izo ngaruka zose zabaye kuba papa we na mama we batarakomeje kubana? Ibintu byatubayeho ni byinshi njye na mama pe. Hatubayeho ibintu byinshi, harimo nk'ubwo twigeze gusohorwa mu nzu nta kintu dufite, nta hantu ho kwerekeza dufite, kandi ngo byitwa yuko nyine papa ngo na mama bari bafitanye inzu, ariko papa aza kuyigurisha mama atabizi. Ibyo byabaye nawe urabyibuka? Ndabyibuka. Wari uzi ubwenge iyo nzu igurishwa? Ndabyibuka nubwo nari nkiri akana gatoya, ariko ndabyibuka kuko papa nyine na mama baje bishimye icyo gihe ndabyibuka. Mama arambwira ati nyine baguze inzu, ako nyine sinabihaga agaciro cyane kuko nari nkiri umwana. Ako nyine ubwo papa yagurishaga inzu narabimenye icyo gihe. Mama yatubwiye ko papa we yavuga ko yayikwanditseho? Yari yarayinyanditseho, ariko nanjye naje gutungurwa n'ukuntu inzu yagiye mama atabizi, ntabe n'igiceri cy'atanu twaba twarabonyeho. Mbese nawe wari wicaye uvuga ati mfite inzu, banguriye inzu kuko papa na mama baratandukanye. Noneho twe tuva muri iyo nzu, noneho papa urumva nawe ntabwo yakomeje kuyibamo, nawe ubwo yabaye yayivuyemo. Abwira mama ati ngo amafaranga bazajya bakodesha iyo nzu azajya ajya kuri konti yanjye, abashe kuba yanyishyurira minerivare ku ishuri. Ariko kuva icyo gihe ntago namenya ngo amafaranga yajyagayo, kuko no ku ishuri nabonaga bansohora, nabaza papa ntumenye ibyo ari byo, nkategereza ko yishyura minerivare nkaheba, kandi ngo amafaranga ajya kuri konti. Ubwo nyine nibwo twaje kubimenya yuko ayo mafaranga atajya kuri konti yanjye, iyo konti yanjye ubanza nta nibaho. Hanyuma mu gihe wabanaga na papa we na mama we bakibana mu rugo, wenda wari mutoya cyangwa se hari n'ibyo wibuka bikeya, umubano bari bafitanye wabonaga ari uwuhe, cyangwa se waba waramenye ikintu bapfuye hagati yabo? Urebye ntago nigeze mbasha kumenya amakuru neza y'ibintu bapfaga. Gusa mama we ntabyo yakuganirije kandi mbona uri mukuru? Yego yarabinganirije, gusa nyine mama yambwiraga yuko nyine ari umuntu udashobotse pe. Ari umuntu nimba afashe nk'amafaranga ashobora kuyajyana mu nzoga, ku buryo nyine washoboraga kumubaza ati mu rugo bimeze gutya na gutya, dukeneye amafaranga gutya, ukaba utayabona, yayajyanye mu nzoga n'abandi bantu utamenya. Mbega nyine ibintu byose ugasanga ni mama biri kureba, nta kintu akora. Ugasanga nyine papa nta kintu cyo mu rugo yitaho, ntacyo abafasha, nta kintu yabafashaga, kuko hari n'ubwo bajyaga nyine baserera bya hatari nkabibona. Ako nyine nari nkiri akana gatoya, umukozi nyine wo mu rugo akaza akamfata nawe akaba mpungishije. Ibijyanye n'ishuri no kwiga kwawe warize urarangiza, wize gute nyine
kandi wumva amafaranga y'ishuri papa watarayishyuraga. Urebye ni nk'Imana ubundi yabanye nanjye mu masomo yanjye pe, kuko kuva natangira kwiga nta na rimwe nabonaga nyine nicaye ntuje muri classe. Bon, bakaza bakadusohora, primaire nyirangiza gutyo, secondaire nabwo nza no gutsinda banyereza Saint Andre naho ngenda mbarimo amafaranga ibihumbi 330. Nibyo mama we yatubwiye. Yego. Wasigayemo byo kwishyura. Yego. Niyo mafaranga nabasigayemo Saint Andre. Kumva? Noneho nza kugira ntya nyine ngeze mu wa 4, ukumva nago nashoboye gukomeza nyine aho ngaho Saint Andre. Naje kujya ku kindi kigo mu wa 4. Noneho ubwo ngubwo kuba ko babonaga nzi ubwenge baravuga bati reka tugufashe ukomeze wige. Bon, baza rero kumfasha. Noneho ngize ntya ejo bundi nsoje njya kubaka diplome. Barambwira bati hoya nago byakunda, twaragufashije Saint Andre amafaranga wari urimo twarayagutangiye kugira ngo zabashe gukora ikigususha. Kwako twabonaga uri umwana uzi ubwenge kandi nago twari kukureka ngo nyine udindire mu masomo yawe. Twaravuze ati ngo reka tugufashe nibura, ariko ayo twakwishyuye hariya uzayishyura kugira ngo ubashe kubona iyi diplome yawe. Ubwo rero nuko byaje kongendekera ahantu nari nabonye akazi kugira ngo bansabye diplome kugira ngo nzayihakure, ntago byari gukunda kubera ayo mafaranga 330 nasigayemo Saint Andre. Nagombaga kugira ngo ubone diplome. Ubu nta kazi wabona? Nako. Nagerageje ahantu henshi, umva nakubuklina naragashatse narakabuze pe. Narakabuze. Mbega nyine biragoye. Hanyuma wowe na mama wawe mu buzima busanzwe mubayeho muti? Kubera ko yaratubwiye ko nawe nta kazi gafatika afite. Umuntu yakibaza mubayeho gute mu buzima busanzwe nyine aho mutuye? Njyewe na mama rero ubuzima tubayemo ntago bworoshye pe, ntago bworoshye habe namba, kuko hari nk'ubwo wenda umuntu agira atya wenda w'umucuti wanjye cyangwa se wa mama avuga ati reka nkohereza ko gahombe nibura ubashe kurya. Hanyuma wenda urumva mufite ibibazo nyine byinshi. Hanyuma ibijyanye na famiye yo kwa mama cyangwa iyo kwa papa nta kintu babafasha muri ibyo bibazo byose, cyangwa se muri ayo mafaranga mugomba kwishyura? Nta muntu wo muri famiye ushobora kugira icyo bafasha kugira ngo mubashe gukemura ibyo bibazo murimo? Famiye yonyine ijya imfasha ijya idufasha niyo kwa mama, naho iyo kwa papa bo ubusanga ari abantu nyine buri wese yitayeho, ari kureba ibyiwe, afite ibibazo byiwe, nta kintu nyine urebye bagufasha cyane. Nawe ntabwo yifuza kukubona papa wawe cyangwa ntabwo mujye muvugana kuri telefone cyangwa ngo yifuze ko mwaganira mukabonana? Hari ubwo nyine twajyaga tuvugana, ariko uba wumva nyine avuga nkaho nta kintu afite, nyine nta kintu yenda kukumarira. Yego. Mbega nyine hari nubwo nigeze kumamagara nyine nkamubwira ati mama ararwaye, ati ndaza kukuvugisha, mbega bigaherera aho ngaho, sinongere kumva ko yiwe, nyongere kuvuga. Ubwo nyine nanjye nahisemo kumwihorera. Ntabwo ujya wumva ko ushaka kumubona cyangwa wumva mukumbuye papa? Nese ubwo namukumbura cyangwa nkumva nshaka kumubona nta kintu agiye kunkorera koko. Muri make yarabatereranye mu buzima bwose mwaba? Yaradutereranye pe, yaradutereranye cyane, kuko ibintu twanyuzemo ni byinshi kandi muri ibyo byose nta na kimwe yadufashije. Uhereye ubwo ngubwo yagurishaga inzu ntihagire n'ikintu na kimwe aduha. Iyo ni intambwe ya mbere yari ateye kudutererana. Urumva twakomeje tujya mu bukode, bamwe bakadusohora, tugahura n'ubujura bakatwiba. Mbega nyine uko biri kose
umaze kuba mukuru ntabwo ukiri umwana ibiba byose uba ubireba n'ibyo byose by'ukuntu abafata nabo ubona nkawe wenda mu jisho ryawe wenda ukurikije uko ibyo wabonye byose ubona papa wawe yaratewe n'iki kugira ngo nyine abatererane cyangwa se abange cyangwa yange kugufasha nk'umwana we yange no kukubona uri umwana we iyo urebye ubona ari iyihe mpamvu ituma papa wawe atifuza ko atarigeze ashaka kubafasha nyine nk'umuryango we nk'umwana we wa mbere wenda yabyaye ubona ari iyihe mpamvu yatumye abatererana we na mama wawe? Rero njyewe ntakubeshya mbona ikintu cyabiteye ari ukubera inzoga n'abandi bagore kuko mbere nk'amastori mama yajyaga ntera kera numvaga ko barakundanaga pe barakundanaga ariko kuva aho nyine yatangiriye kujya ajya mu nzoga n'abandi bagore nyine byagiye bihinduka sinzi nimba navuga ati wenda baramuroze sinzi pe gusa nyine kuva izo nzoga zatangira kuza mu buzima bwe n'abo bagore ibintu byose byarahindutse ku ishuri birahinduka bituma ndindira mu masomo yanjye nkiga bigoye urumva na mama kubona icyo turya twembi dukeneye kwambara dukeneye n'ibindi bintu mu buzima busanzwe urabizi by'abakobwa abantu bakenera biba ari byinshi urumva mama wenyine kubyifasha agashaka n'uburyo ngomba kwiga ibyo bintu biba bigoye cyane kandi muri icyo gihe papa nta na rimwe yigeze anaduhamagara wenda ngo atubaze se mumeze mute wenda nareka amafaranga ye ako se nta nubwo yigeze ahamagara avuga ati mumeze mute ese mwariye ese nibura aha muri kubaho ntabyo yigeze yifuza kumenya ntabwo yigeze ahamagara ahamagara amakuru ye harayo mujya mumenya uko abayeho we tuvuge wenda yanze kugira icyo abafasha y'abatereranye ariko se ku ruhande rwe byibura we uko abayeho murakuzi cyangwa abayeho neza hari ukuntu utererana umuryango ariko wenda wowe umeze neza warabonye amafaranga cyangwa se ukanga kuyabaha akanga kuyabaha ariko ayafite mujya mubasha kumenya ubuzima bwe we abayeho ubu ngubu? amakuru ye rero njya numva ni uko ashobora nawe kuba atari meza pe kuko wa mugani nta nubwo yari gukora ibintu nk'ibyo ngibyo ngo nawe bizamuhire ntago ameze neza urumva ko nawe byamubereye nawe byaramugarutse. hanyuma ni mu bijyanye n'ishuri hari tuba dukurikiye n'abantu benshi batandukanye hari ushobora kuvuga wenda nk'ikiguhangayitse cyane urumva warangije ishuri nta kazi ufite nk'ikihe kintu kikugoye mu buzima bwawe wenda twirengagije wenda mama wawe ni mukuru azi ubuzima bwinshi nyine utazi ariko ku rugero rwawe mu mibereho yawe ni nk'ikihe kintu kiguhangayikishije cyane watubwira nyine ku buryo wenda hagize n'ugira icyo abona yabasha kugira icyo wagufasha? Kuba naragize amahirwe nkasohoka nkasoza ishuri ariko kuba narasoje nyine bitagaragara iyo diplome barayinyibye ni ikintu cya mbere kinkomereye cyane ku buryo ngize nk'amahirwe diplome yanjye nkayibona nashima Imana pe. Hari ahantu wigeze kubona akazi ukabura kubera nta diplome? Narakabonye mukuntu diplome urikumva ntabwo byari gukunda kuko nagiye ku ishuri barambwira bati oya ntabwo byakunda kuko twaragufashije urasusha amafaranga twarayagutangiye kuko twabonaga nibura uzi ubwenge tutatuma nyine urata iyi exeta ariko gukura hano diplome ntabwo byakunda. Urumva rero akazi nari nabonye nahise nkabura mbega n'ahandi hose nagerageje gushaka ariko byaranze kandi urumva majije gukura hari ibintu byinshi nkeneye cyane biranumvikana. Mama wanjye nawe mba numva nkeneye nawe kumuruhura kuko urumva guhera muri iyo myaka yose ari bunyitaho njyewe nta kintu na kimwe nyine mfite gutanga ari we byose ubibazwa ari we bireba. Njyewe nanjye iki gihe nibura nakwifuje kuba ari njye wakabaye ndi kumufasha muri aka kanya kuko nawe aho bigeze arananiwe. Ubwo
reka dusabe Imana wamugana urumva ko ariyo diplome nta hantu rero ushobora kubona akazi gasaba diplome, hari n'utudasaba diplome ariko ku kazi kayisaba nyine urumva ko ari imbogamizi nyine utabasha kukabona. yego Gusa tuza hamwe no gusenga ndetse n'abandi bantu dufatanyije kumenya nyine kwita ku bibazo by'abantu nyine mu bushobozi bukeya buri abantu umuntu aba afite. Hari igihe avuga ati nanjye reka ngire ikindi undi muntu nagira ikintu namufashisha ngira ikindi kintu namuha. Ubwo rero kuba dukurikiye ndabizi ko hari benshi mufasha, ntago Teta asaba byinshi, ni diplome gusa ashaka gukurayo kugira ngo nawe abone uko yasaba akazi nawe afite icyangombwa cyerekana ko afite impamyabumenyi yawo. Ubwo rero hagize uwagira icyo aba afite, hagize uwagira icyo yamurusha, rwose ubufasha kuri Teta burakenewe kugira ngo nawe abone iterambere rye. Urumva yanyuze mu buzima butoroshye, ariko kugira ngo nawe abone iterambere rye ndetse n'imibereho ye, wamugani yite kuri mama we, arasabwa 300,000. Ni 300 gusa? oya 330. Niyo asabwa kugira ngo abashe gutangira akazi nawe abone imibereho. Rero hagize uwagira icyo abona niko tuba tuvuze, ntabwo mvuze ngo mumuha amafaranga, aho yahagize ugira icyo abona twamufasha kugira ngo abashe nawe kugira ubuzima atangira. Naho kubagendeye ku byo nyina twaganiriye bya mbere muri biriya bihe bya mbere na Samantha n'umugabo we, biriya ni ubuzima bwa vuba bwe, noneho ubu bwo ni ubuzima bwe bwa kera tutari tuzi. Nanjye nari nzi ko ari umukobwa, ariko ntiyatubwiye ko ari umumama kandi niko ku mwana we nguyu. Ubwo abantu bamuzi baze kwandika muri comment batubwire ko yitwa Vicky, yitwa Teta, ngira ngo mwakurikiye ibintu byose uko byagenze. Rero abantu mwamututse, abantu mwamuvuze nabi, ibyerekeranye na Gilbert ndetse na Samantha yarabiretse burundu. Yatubwiye ko ndetse yabivugiye imbere yanyu, yatubwiye ko yabiretse kuko yasanze nta mumaro nyine kwica usenya urugo rw'abandi agakomeza guteza ibibazo mu rugo rw'abandi, nta mumaro. Rero ubu ngubu yitwa Vicky, nawe afite ibibazo byanyuzemo byahise. Ibi ntago ari ibyavuba n'ibira bya Gilbert nyine, ariko yavuze ko yamuretse byarangiye, ahubwo we yifuje kuduha inkuru ye ya nyayo y'ubuzima bwe bwite tutazi. Bira n'ibyejo bundi, ariko wafite ibyo yatubwiye mwarabyumvise. Rero nizere ko nta muntu uzongera kumutuka. Buriya hari igihe utuka umuntu utazi ubuzima yabayemo mbere bikamukomeretsa, kuko twese tunyura mu buzima butandukanye. Gusa nanone iyo ututse umuntu uba ufite impamvu nyine biguteye, uba ufite icyo ubikoreye, wenda n'ibyo ubonye. Gusa rimwe na rimwe tujye tubanza gutegereza kugira ngo twumve neza kuko bikwiriye kugira ngo mugire inama umututse, cyangwa niba bamugira inama mu bundi buryo. Rero nizere ko mwese mwabibonye, nizere ko mwese mwasobanukiwe ko inama mwamugiriye kuva mu rukundo rw'abandi rwose yarabikurikije. Ubu nawe ari kwiruka ku bye by'inzu byabuze kigarurwa. Reka ndumva nagana no ku musozo kubera ko ni byinshi twarabivuze, ndumva nta bindi bintu byinshi byo kuvuga. Hanyuma Teta, ushaka gutanga nimero ra? yego nta kibazo. Niba gutereta oya kandi ufata nimero subuzi wari we ni ukuvuga ngo itanze nimero hano ifatwa n'umuntu wari we wese, uwuzi n'utazi. Rero ushaka gufatwa n'umusaza, ushaka gufatwa n'umusore, ushaka gufatwa n'umukecuru, ufatwa n'umukobwa bitewe n'icyo agushakira. Kandi icyo agushakira ntabwo ubukizi kuko ari ubwa mbere uje hano, reka mbigusobanurire. Ushaka kuzamarwa n'umugabo akagutereta akavuga ati Teta rero njyewe ndagukunze, wamwemerera wamuhakanira, ibyo bikureba ubwo ubizi. Niwemera kuyitanga izo serivisi nyine uzajya umenya uko uzihakana cyangwa uzemera. oya nizeye yuko abakunzi banyu nyine bumvishije nk'ikibazo mfite, ntago bahita baza kumprofita. Zitange nta kibazo. Ni numero ni 07 83 78 83 5. Yego neza. Abazumvise reka tugane ku musozo. Ubwo wakifuza kumuvugisha akoresha nimero cyangwa se najya akayinyaka cyangwa akamuntu mahoro, byose nta kibazo. Ubwo reka dusoreze hano, tuzabasura mu rugo niba nta kibazo. Murakoze muzana no mu rugo tumenye aho batuye.
byose muzajya mugenda mubiboneka dusorezemo